What's up my people, meze mteni Kirima the Chris, Kirima buhungiro nk'uko bisanzwe. Abantu benshi bari kwibaza ni gute ushobora gufungura YouTube channel ukaba monetize mu gihe gito kandi mu buryo bwiza cyane. Ushobora kuba ufite channel imaze igihe kirekire, birashoboka bitewe n'igihe wayifunguriye. Ariko birashoboka ko nawe ushobora kuhita uyigira monetize. Nafunguye channel yitwa Kabu Nation 2018, ntangira gushyiraho ibintu bitandukanye, ntangira gucreating ama content atandukanye kugira ngo njye nyashyira kuri channel yanjye yitwa Kabu Nation. Icyo gihe rero ntabwo byari byoroshye, byari ibintu bikomeye cyane kuko kugira ngo ubone content, kugira ngo ubone abantu mufatanya gukora content ntabwo ari ibintu byoroha. Nakoze rero uko nshoboye kose, nkora ama content atandukanye, nkora irushanwa ryitwa Gisaka Talent Show, irushanwa ryazanye abantu benshi mu buryo butandukanye. Hanyuma muri iryo rushanwa kandi uwabaye uwa mbere arahembwa, ahabwa gukorerwa audio ndetse na video, muzayibona n'ubusanzwe kuri Kabu Nation. Nyuma yaho rero naje gutangiza umushinga wa filime yitwa Uhaha. Nkora umushinga wa filime witwa Uhaha, dukora episode ya mbere, dukora episode ya kabiri. Ntabwo byari byoroshye, ariko kubera Imana bigenda bizamuka, tugenda dugira step turenga tujya ku yindi step. Nuko rero Gisaka Talent Uhaha yageze hirahagarara kubera impamvu nk'uko nababwiye, abakinnyi ndetse n'abantu mufatanya gukora content ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Nyuma yaho rero naje gukomeza gukora, ndema icyitwa label, Kabu Nation label, nshyiramo abakobwa babiri bitwa Voice, ndetse nshyiramo n'umusore umwe witwa Focus. Hakaba harimo kandi na madamu wanjye Kanyange Cecile, ari muri iyo label umfasha no gukora ibikorwa bitandukanye. Ubwo rero iyo nayo yabaye iturufu, yagiye izana abandi bantu benshi mu buryo butandukanye. Natangije no gukora ibiganiro kugira ngo ndebe niba koko nshobora kubona content yakurura abantu, bakaba baza kureba ibikorwa byanjye umunsi ku munsi. Iyo nayo nayigezeho, nkoresha ibiganiro bitandukanye, harimo ikiganiro witwa Cosma, ni umusore wanjye nawe natangije muzike 2019. Ubu ngubu afitanye indirimbo na Gisa cy'inganzo. Nkora indi nayo ikiganiro nanone n'umukobwa wakinaga muri film. Donc nagiye gutangira gukora ibiganiro bitandukanye kugira ngo ndebe ko hari icyakorwa mu buryo bwiza cyane. Nuko rero ibyo nibyo byazamuye channel, bikomeza kuzamura watch time, bikomeza kuzamura subscribers, then nabaye monetize mfite amasaha 4,200, ndetse nari mfite subscribers 1,962. Urumva ko ntabwo biba byoroshye. Urugendo rwo kuva 2018 kuza kugeza 2022 ruba ari urugendo runini cyane. Reka rero wowe uwakurikiranye iyi video, ushobora kuba ufite channel imaze igihe kirekire wumva bidashoboka ko waba monetize, wowe nyandikira muri comment cyangwa se umpamagare kuri 0788330500. Ndakwereka inzira nanyuzemo ishobora kugufasha nawe ikakubera ibanga ryatuma uba monetize kuri channel yawe mu buryo bwiza cyane. Ni Kirima the Chris, Kirima buhungiro, ubakunda cyane, mugira amahoro uy'Imana.